Welcome and welcome back to Rubavu Buy and Sell YouTube channel. Niba uri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera tujye tubana buri munsi. Turi Rubavu, turi mu Byahi ahazwi nko mu Kibaya, umudugudu mwiza uteye imbere urimo amazu menshi, amakadastre menshi uruko buzamurwamo n'andi mazu ndetse n'ama etage, ahantu heza cyane. Niba uri umusiribateri, niba uri umujene, niba muri famille ntoya mushaka kwiturira Rubavu mugatura ahantu heza muri quartier nziza, aya namahirwe kuri mwebwe, aya namahirwe adasanzwe kuko tubazaniye inzu iri ahantu heza kandi ku giciro gito, iri no ku muhanda. Niba uri mushya kanda subscribe ukore no kunzogera, nshimira abantu mwese mwakanda subscribe kuri YouTube channel yacu, mwarakoze cyane nawe turayikora uyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi, ndetse dufite n'izindi platforms wadusanga haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, kose dukoresha Rubavu Buy and Sell. Mugende mu following, mutange ibitekerezo byanyu bari ingenzi, ndetse niba ufite n'ikibazo watwandikira aho ngaho wahatubona, ubundi tukakubwira tukaguha igisubizo ku kibazo ufite. Baye kaze rero, iyi nzu yacu nkuko nabibabwiye iri Rubavu mu Byahi muri quartier mu ahantu hazwi nko mu Kibaya, n'umudugudu mwiza cyane aho bakunze kwita Yerusalemu. Aha rero tuhabafitiye inzu iri mu kibanza gifite metero kare 320. Ni inzu ifite ibyumba bitatu ndetse ikaba iri ahantu heza. Ni inzu ifite ibyumba bitatu na salo, birumvikana ifite igikari cyiza kimeze neza kandi kigezweho. Iyi nzu yacu kandi ifite parking nini imeze neza cyane nkuko muri kubona kuri screen yanyu. Tukwatangira $28,000 zonyine. Uri umujene, uri umusiribateri ushaka kugira property kwanditseho ariko udashaka nyine kugura ikibanza ngo uhite wubaka, tugufitiye inzu hano. Ikintu kibura cyonyine na amasuku niyabura yonyine, amarangi kuko ibindi byose byararangiye, sima ndetse n'ibindi byose byararangiye, amazi, umuriro byose birimo hano. Rero kuri $28,000 turahaguhereza ibyangombwa byose birahari, no kugura tukorerwa mutation kandi tukanabigufashamo byose kugera birangiye. $28,000 zawe, iyi nzu irabi yawe. Iherereye Rubavu mu Byahi ahazwi nko mu Kibaya, quartier nziza cyane, ahazwi nka Yerusalemu cyane umudugudu mwiza uteye imbere urimo andi mazu, amakadastre kuzamurwamo ama etage, n'ahantu heza cyane kandi iki gipangu cyacu kiri ku muhanda. Urahakunze ushaka kuhagura, ku bindi bisobanuro hari ikindi bifuza gusobanuza, duhamagare. Ushobora no kutwandikira iyo nimero no kuri screen yawe niyo wakoresha. Munsi y'iyi video haragenda umwanya wa comment wahadusanga, ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha haba hari umwanya wagenewe kwandikamo comment, naho watubona hose turahari. Dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi nka etage kwa Habibu, dukorera muri floor ya mbere n'inyubako yubatse iruhande rw'isoko, aho naho wahadusanga. Rubavu Buy and Sell Limited ni company ya mbere yonyine yizewe mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwizewe kandi bwihuse. Ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu no mu nkengero z'akarere ka Rubavu no mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu. Tubafasha kubona amapartement yo kuba mu by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuyamamaza, tubafasha kubona amazu, ibibanza ndetse n'amazu yo gukoramo ama business. Ibyo byose, izo services zose turazitanga, n'abandi mwese mukeneye ama services atangwa na Mario Estate turayatanga. Muduhamagare, mutwandikire, mudusanga aho dukorera, tubafashe. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. We always here for you.